Yo ujya kuzura umwuka w'Imana utangiyaga wumva wishimye muri wowe ukumva umunezero uraje utazi niyo uturutse agahinduka umvura kibagiwe kuba waburaye ntubyibuke kuba wambaye ubusa ntubyibuke kuba umugabo yakwanze ntubyibuke ukumva uranezerewe muri wowe none ukazaje urumva hari ibintu biri kugukura hasi biri kukujyana hejuru ubwo ibyo bintu nibikubaho uzahita buzura umwuka zakubwira. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho muherereye hose, abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Mwumve ko tubasuhuje, abari mu mahanga mwumva ururimi rw'ikinyarwanda turabasuhuje cyane. Uyu munsi uko twabamenyereje yuko tugomba kujya tujya gusura abantu tukabaganiriza mwe aho mutagera tukahabagerera. Uyu munsi twaje turi mu kagari ka Cyanya mu murenge wa Cyuve musi neza ikirunga cya Muhabura niho turi. Twaje kugira ute? Ntabwo twaje gutembera pe. Ntabwo twaje gutembera ngo tuje kureba idukikije, ahubwo twaje kureba umukozi w'Imana. Ni umukozi w'Imana, ni umuhanuzi yitwa Niyigena byose Claudine. Icyo tumuziho ni iki? Asaba impano z'ubuhanuzi. Avuze ati Imana, hari abantu bajya bahanurira abantu bagategereza bigatinda nk'amenyo ya ruguru, ariko Mana nge numpa impano z'ubuhanuzi n'ubundi uzampa impano ku buryo uwo nzajya mpanurira ibintu bitazajya bitinda. Ngo yasabye Imana ati nibura bitinze bijya bimara iminsi 3. Niwe twaje gusura, sibwo bwa mbere agiye guca kuri Concorde TV show, n'ubundi twaramusuye ariko ibintu biryoha bisubiwemo. Uyu munsi nabwo twaje kumusura, tugiye kumuganiriza, muze gukurikira. Nyabuna nshimira abantu bakoze subscribe, kandi mbasaba ngo basharinga ikiganiro, none abatakoze subscribe nabo bayikandeho kugira ngo mudushyigikire. Rwose ndabasabye, kandi usabye agira ute arahabwa. Kandi natwe tuba twagerageje nyine kubashakira ibyo mukeneye. Tuzajya tubimenya rero bitewe na feedback muduha, ubundi tubasaye mutangira ikiganiro muze no kukirangiza, naho mukanya reka dukomeze tujye. Nishaga twona Yes, nkuko twabasezeranyije ko tugiye gusura umukozi w'Imana, twamugezeho niwe wicaye imbere ya kamera. Kode kutari guseka. Yegereza ka microphone. Yeza microphone usuhuza abakunzi ba Concorde TV show. Mwiriwe. Yego. Claudine arabasuhuje, ndabikirije mu izina rya Yesu. Amen. Claudine indi zina ndaryibagiwe. Nitwa Niyigena Claudine. Niyigena? Yego. Cyane Niyigena byose. Ni Niyigena byose, kundanga muntu abaruyo Niyigena ariko ni Niyigena byose Claudine. Wewe wiyongereyeho byose. Ya niryo banyise niryo nitwa. Cyane n'abantu ujye usanga buryo wasanga witwa Niyigena byose Claudine, ugasanga kundanga muntu wanditseho Claudine na twa X. Yego. Mana ishimwe ko Niyigena Claudine byose biriho. Yego. Mana ishimwe. Umeze ute? Meze neza. Abana b'Imana rero tugomba gutangiza isengesho. Yego. Ni karibu dusengere. Turagushimye Mana yacu, turaguhimbaje, tugushimiye ko abaye mu ruhande rwacu. Nishaga twona mega incoco c'urupfu tutazi ko turaramuka waturamukije buca turi bazima, tugeze no kuyisa turi bazima. Hari beshi bavuye mu mubiri, hari beshi bageze acecekerwa, hari abakigi muri moroge, hari abari mu bitaro bitandukanye. Twebwe waturinze uraturengera tugeze isa turi bazima nuhimbazwe. Yeza imitima yacu weza ubugingo bwacu, numaye kutweza urukubanemo natwe muri kano kanya. Iminota yose tugiye kuba imbere yawe uyibanemo natwe, uvugane natwe, ukorane natwe, ubane natwe. Abari wowe utangiza gahunda bari nawe uyisoza. Urakoze kuri Imana imva gusenga, ngaho ganza utegeke muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Mana ishimwe, duhaye Imana ikaze mu kiganiro cyacu. Sinzi umuntu tugeze tuganira avango isenga Imana ikaze gute ngo kandi ibera hose icyarimwe. Imana ibera hose icyarimwe ariko ni ngombwa kuyishima. Yego. No kuyisaba ganga izituyobora. Yego. Ko umuntu twaganiriye tuvuga tutsundi bimeze gutyo no gusenga twajya tubire. Yego. Aya ni ngombwa kuyishima. Yego. Ngombwa kwishima Imana kugira ngo ize ibane natwe. Yego. Ibi bese wabona ute? Byo mu kwa karindwi akaba hari imvura. Ibihe byarahindutse tugeze muri bya bihe Pavlo yavuze. Wazaza ibihe birusha, abantu bikunde, abandi bakunda impiya, abandi bibone, abandi ntibumvire. Akavuga ngo ariko twebweho
ntitukabigenze nka gutyo tuzabitera umugongo. Yego icyo gihe rero cyarageze no kukihanganira uko kiri. uzi kwifubika nibwo bwa mbere pe nuko bataye kundeba imbere ya kamera ndi inyuma ariko nibwo bwa mbere nakwifubika mu kwezi kwa karindwi teka 17 ko. Yego niko bimeze nyine Paul, buri gihe n'igihe cyacyo niko umwanditsi yavuze. Uretse Paul se n'uwo mwanditsi ari wo ubanza ari umubwiriza wanze ari Salomo, mwe nta kimana nabibabwiyeho ibibi. Ibyo bimenyerwa mu masengesho ntago ari kuri kamera. Nyine ngo ibibera mu masengesho turaza tukabivugira kuri kamera bitari ibanga, ibya rusange tujya tubivuga. Ibyo umuntu ku giti cye nyine ntago twabivugira muri rusange, ibya rusange rero nibyo muratubwira. Yego nuko byakira gutyo mubibona. Nta kimana nabivuzeho. Windaza we byakira gutyo bibona. Yego byakire gutyo. Byakire gutyo. Yuko byavuzwe na Paulo ndetse na Salomo cyane. Kandi yabavugiyemo n'uyu munsi ntaniyikora. Yego. Niyo mpamvu rero ugomba kwakira ibije byose. Niyo mpamvu ndi kubabaza niba namwe itara bavugiyemo nk'abahanuzi bayo. Ntago byabura. Cyangwa gutinya kubivuga. Ntago byabura. Gutinya kubivuga. Oya. Abona ubutumwa bw'abantu utabaye nkayo na banze kujya kuburira bita rushishi. Nita rushishi cyangwa ni niniwe. Ahubwo ahungira itarushishi. Nawe wabona pe hari ikimana yakubwiyeho ko ibi bihe biri guhinduka gutya. Oya. Ukaba watinye kubivuga. Oya. Ariko wenda koze ntago watinya kubivuga. Oya rwose. Wowe urahamya rwose. Cyane. Kuri hari abantu yakunda gusura abahanuzi. Yego. N'umuntu ukabona arambaje ate koko ibyo bintu nibyo bibaho abantu bavugana n'Imana. N'ubundi hari abantu bapinga, hari abemera biterwa. Yego. Nyine dusobanurire neza kuko njye ntabwo ndavugana nayo pe ntabwo ndi umuhanuzi, mfite izindi mpano, mfite yo kuririmba, mfite yo kuvuga ubutumwa, ariko ubuhanuzi ntayo mfite. None umuntu akambaza ngo Concorde wagiye ureka gukabya koko ubwo aba bantu bavugana n'Imana koko cyane views muri kwishakira. Yego hari abantu nyine babyizera gutyo kandi ntushobora kubibakuramo. Hanyuma rero hari n'abandi babyemera nk'ukuri. Ubwo rero ababyemera nk'ukuri bagomba kubyemera nk'ukuri, abatabyemera nabo keretse Imana nizi kabibemeza naho wowe wenyine nta kintu wabemeza. Ariko nkawe muwe ababikubaza uzababwira uti Imana iravuga kandi narakora, ndetse n'abayivugira iba yavuganye nabo. Yego. Zawe icyo gisubizo ba. Ariko naramubwiye nti rero tuba twakoze ikiganiro, nimero zirahari uzabahamagare. Yego. Nawe ubwawe uri mukuru ugenda ubonane nawe ubundi muganiro zirebera. Hari abantu ngo bigeze babaza Mose baramubwira batari ko ni wowe uvuganaga n'Imana wenyine, ni wowe uzi Imana wenyine, ni gute Imana yagukora ibitangaza wenyine. Ngarangije akababwira ati rero muziyeze mbajyane muvugane n'iyo Mana ibamara amatsiko. Ngo barahaguruka bavuga ati katujye guhura n'Imana. Ngo bajyaga ku musozi ngo inkuba zitangira gukubita, ngo imirabyo zitangira kurabya, ngo bose bayenda imishitsi bamubwira ati twigendere. Nabo rero uzabohereze ntaco, nibahura n'inkuba n'imirabyo bazemera. Inkuba n'imirabyo no bahita bagira ubwoba bazemera. Oya icyo gihe byari kera mu isezerano rya kera Imana yahaniragaho. Yego. Kuko ndumva na Miriam ndetse na Aroni bapinze Mose kandi ndumva yari murumuna wabo. Yego. Bahita barwara ibibembe. Ubwo rero ntibahumure pe kuko uhise batera ubwoba ngo ntihagira usahana aje kureba koko niba Imana ikuvugisha. Oya ubundi hari igihe uva mu rugo ugiye kureba bikarangira ufatiweyo. Urugero nkawe uje urwaye kanseri, wagera imbere yayo ikavuga iti ndagukijije, genda mu bitaro hariho hose wisuzumisha uzasanga kanseri ntayo, ugasanga ntayo, ico gihe ugenda uri guhamya ko Imana ikora. Impamvu rero nawe buri utari babihamirizaga ntawe wari wahura n'igitangaza. Oya genda bahamiriza pe, none se uvuga ngo ntabihamya nundi ntabwo naza ngo tuganire. Kuko abantu bo kuganira nabo bari benshi, ariko hari ukuntu umuntu afata niba ushinze cano uvuga uti nibwa nzayiha umurongo uyu n'uyu. Cano yanjye nayihaye uko igomba kujya inyuraho ibintu by'obokamana n'ibintu by'isanamitima. Hari umuntu ufite ubuhamya budasanzwe, ubuzima budasanzwe, akabutuganiriza bigatuma abantu bishima. Ubwo nanjye ntari umugabo wo kubihamya,
Claudie ntabwo naza pe nanjye uzajya ubahamiriza Imana wabonye rero ubabwira uti nshingiye kuri ibi yankoreye nkashingira no kuri ibi wenda binyuze muri Korodina ni urugero n'abahanuzi barahari yego barahari pe nanjye ndabyemera umva biba bigoye ariko ibintu by'imyemerere kugira ngo nyine umuntu abyumve biba bigoye ariko Imana irakora nose wowe utaraba umuhanuzi cyangwa se nuba aho wabereye umuhanuzi ntabyo waguhanura ibyo wabonaga biri kure cyane ko Imana ibyigisha n'ubundi ukiri mu kibazo ntago ushobora kuyemera nk'inyembaraga urugero ucakoze nk'ubu nkanjye kubera nayimenye nyine nkabona uburyo ikora uburyo ivuga uburyo ikora uburyo igenda uburyo igenda mbese uko nguko ubu niyo nahura n'ikibazo cyaka ikiri hanyuma y'ibindi byose sinshobora kuyitakariza icyizere ariko iyo ucinjira mu itorero utazi iyo biva n'iyo bijya ntago bakubwira ngo Imana igakora ngo ubyumve ubyemera ari uko hari icyo yakoze cyane yego akenshi niyo utarabibona nyine kwemera biba bigoye yego ariko ababimenye dufite amahirwe ubona inyungu ari iyihe wowe inyungu iyo usenga hari ibintu byinshi biza ubizi nta bipfa kugutungura iyo usenga abantu bakugirira icyizere iyo usenga uba mwiza isura irahinduka iyo usenga usabana n'Imana iyo usenga ibintu byinshi birahinduka abantu bakugira inshuti ukabona umuntu utakagombye kukuvugisha utakagombye kukubaha utakagombye kugutumira iwe araje ashize amavi ye hasi akakubwira ati mukozi w'Imana nsengera umuntu nka meya w'akarere runaka ngewe sinigeze niga ngo mpabwe n'ubwa mudugudu cyangwa ubw'isibo ariko ukabona meya ahagurutse mu rugo rwe araje apfukamye hasi ati nsengera ni iby'igiciro rero si Imana wayinganye iyo usenga umenya kwambara ibintu bijyanye iyo usenga umenya byinshi ariko sori ntibagiwe kubwira ko wambaye neza ntabwo rero bakabibona urakoze mva wambaye neza nk'umurokore kuva hasi kugera hejuru ngiye kuririmba ngo bambaye ibyera wowe nonse nza gusanga bitera nyine atari ibara ry'umweru ariko ni byiza pe wajya kubitekereza ntabwo bakabitekereje ntabwo Imana yadutabaye tuvuye kure twebwe Imana idutabaye vuba ukiri muri ubwo buzima nyine bwira hirya ntabwo wari uzi ko ibintu byaza ariko uko ugiye urabana n'Imana igenda ikwinjiza nyine mu bantu b'abasirimu hanyuma abantu b'abasirimu bakwigisha kwambara neza kakubwira ati umuhanuzi utiyubaha ntabwo yakubahisha Imana hanyuma rero ni byinshi umenye iyo wasenze gusenga bigira umumaro nuko abantu bavuga ngo riganga barokore ngo ibyo barimo ngo nta bukire ngo ntaki abo bantu rero ikintu wababwira ni ukubabwira ngo babyumve babifata uko babishaka n'ubundi arega buriya Concorde reka nkubwire ntago nshobora kuza ngo nkubwire ngo uyu munsi wambara ipantaro y'ikoboyi utabishaka ngo uyambare ariko Imana yije ikabikwemeza warara udasinziriwe gutekereza koboye rero uwo muntu n'ubundi nta kindi kintu wamuteramo gusa bajye babifata gutyo ariko Imana irahemba ubu sinavutse kano gakanzu hagako nakuye mu nda ya mama oya pe inkubwishije n'ukuri sinagiye guhingira amafaranga kugira ngo urebe bino bitambaro uri kubona iyi kanzu nayidodesheje nta muntu wayimpaye n'ukuri ariko ntago nigeze nja kugura ubu si wabona amafaranga aguze hebi bitambaro isundi ni bitambara bingahe 1 2 3 4 uziko gikoze nk'umukororombya we ariko migaragara kirahenze pe birahenze cyane kodi wayiguza ngahe wimbaza yo nayiguze wimbaza yo nayiguze ntacyo tubwire ngo ari hejuru yayo nuvuga umubare tubwire iko biri kose ari hejuru yayo wayangereranije navuga makeya kuko ni menshi angahe ni menshi hoya bigatuma abantu bamenya yuko mu Mana harimo no kwambara neza uweze imibare yego fata 6,000 ubikube 7 uteranye 10 42 kongera 10 bikaba 52 uhembwa ngahe ku kwezi kwa Yesu amafaranga arahari cyane pe
abantu bajya bagira ngo boss dukorera ngo ntabwo ahemba neza. Imana ihemba neza niba hari n'ikintu gihemba. Ubu si boss wabona, Imana niyo nyiri ubutunzi, niyo nyirisi, niyo nyiri ijuru. Yabura kuguhemba itese? Haiza ngo wakwambara ikanzu y'ibihumbi 50 se shaho wabuza ya kawunga nayo Imana iba yayitanze. Imana ishimwe ko igitumenyera ibyo kurya n'ibyo kwamba. Nukuri. Nigeze kuririmba indirimbo canga si kuyisoma ya 419. Iravuga ngo hariho umwami wa kera, ngo umunsi umwe ari kuri Noheri, ngo aritembereza ajya mu kibaya kuntu, ngahura n'umutindi ngo uri gutoragura udukwi ngo dukeye, ngo ari ku kwezi ngo ari na nijoro. Umuririmbyi agavuga ngo umwami aramureba aramwihorera, ngo aragenda abaza umwambari w'umuhungu mutoya, aramubwira ngo uriya mutindi mbonye uri gutoragura udukwi, twitwa gusenga, twitwa kwiyiriza ubusa, twitwa kwizera, uzi wabo mbese? Undi agamubwira ngo yenda hazi, aba mu kirorero cyo hirya y'umusozi. Bishatse kuvuga ngo umuntu uri mu musozi ntashobora kubona inyama nziza, ntashobora kubona ikanzu nziza, ntashobora kubona umusore umutereta. Hari abasore batinya kumanuka imisozi, hari n'abakobwa batinya kumanuka imisozi, ugasanga ikihungu kimaze nk'imyaka 40 cyarabuze ugikunda. Abakobwa beza bagatinya kumanuka imisozi. Buriya miliyoni ntishobora kwifata ngo irenge umusozi, ariko senkisa umuyaga uraza ukayahuha akarenga umusozi akakugeraho. Buriya ibirayi ntibyarenga umusozi, ariko ibijumba nabwo twutujonjori apana binini cyane, umuyaga uraza gukaduha tukakugeraho. Niyo mpamvu ubona uri gucuruza ejo kunguka 2, kandi hari abangutse miliyoni 2 nibyo byashoboye kurenga umusozi utuyeho. Manishi Buriya hari inzu nziza zitashobora kumanuka umusozi ngo zikwitabe. Reka ahubwo buriya kakandi k'icumba kimwe na saro nayo idafatika katanateraguye, urumva gasiza amarangi nta byakunda, kakamanuka diridiri gakarenga umusozi. Aravuga ngo yenda hazi, aba mu kirorero cyo hirya musozi. Ngo mwama yamubwira ati ngwino mwambari tumugemurire, nzanire amafunguro, unzanire ibyo kurya, unzanire niwe. Data wa twese ntago yakora ikosa ryo kuguha ibiryo, ntiguha inkwi zo kubiteka, ntiguha amazi yo kubireka, ntiyaguha umugore utarashobora gutunga. Buriya wowe ushobora kuvuga uti Korodina nzamuzana muhiki, ariko Imana iyo yamuguhaye ibifite n'uburyo muzabaho. Yego Imana ishimwe. Hari umwami wa kera, hari umwami wa kera, yari umugwa neza, ari kuri Noheri areba umutindi, yaratoraguraga udukwi ku kwezi, imbeho yari nyinshi yenda no kumwica. Nuko abaza umwambari w'umuhungu muto, aturiya mutindi uzi waba mbese? Undi aramusubiza ati yenda hazi, aba mu kirorero cyo hirya y'umusozi. Ati ngwino mwambari tumugemurire, nzanira amafunguro n'ibyo kurya n'inkwi. Barahagurukana badatinya imbeho, kandi bihanganira umuyaga w'icyago. Imana idusure, ituzanire amafunguro, ituzanire inkwi, ituzanire ibyo kunywa mu izina rya Yesu. Nyuma umwana ariheba atakira umwami, ati mbeho iranyishe biramera bite? Nuko aramusubiza jyusha ngaho mvuye, ubunyinya bw'imbeho ntabwo buri bukwice. Umwana abigenza atyo maze ashira imbeho arahagurukana. Umwana abigenza atyo agera ikirenge mu cy'umwami shebuja, maze ashira imbeho. Umwami n'umwambari baca mu rubura bajya aho ubutindari baramugemurira. Natwe inshuti za Yesu twe kwimenya ubwacu, nk'uko twababariwe tubabarirane. Abajyana na Yesu gutabara abandi, nabo bazagabana umugisha w'Imana. Abajyana na Yesu gutabara abandi, nabo bazagabana umugisha w'Imana. Indirimbo yakujemo itera. Yaramfashije cyane.
hari ibintu bitarenga umusozi umwe ngo bijye ku wundi cyane bitewe n'ahantu umuntu ari. Nose gusa twakwigira gutura hejuru y'umusozi hejuru y'umusozi. Urumva hari abantu badashobora kurenga umusozi ariko uri hejuru y'umusozi kugeraho. Hejuru y'umusozi turajya ni hese kenshi ko ahanuzi mukunda kuvugira mu migani. Uzabaza Imana. Ndi kumwe n'umukozi wayo niwe ndabaza. Ngo birasaba ko umanza wihana neza ukiyeza ukajya mu mwanya neza wo gusenga ukavugana nawe. Natangiye iki kiganiro niyejeje ndi no kuza ko nzongeye ku mukozi w'Imana. Vuza ni Imana ndondora umenye umenye ibyo nkora byose werekane uko ndi kose nifata uko nari ndondorera uyu mutima niwo ushobora kugaragaza ibirimo mu bwihisho bwawo, kugaragaza ibirimo mu bwihisho bwawo. Kumva njye ntashobora kuririmbamo gake. Maze nkwikubise imbere mishurirwe byose yuko Imana ari urukundo rutagira ingano, yuko Imana ari urukundo rutagira ingano. Wanteganye ndirimba njye nyine ariko kumbwira nyine mbanze nihane nyine nayo nzanye indirimbo Imana indondora imenye undi nirangiza imbwira uwo musozi ngomba guturoga ngo nanjye ibyiza nzabibone. Uwo musozi ni uwuhe? Umusozi witwa Inayoterama. Nasomye ijambo ry'Imana. Yego. Rambwira ngo umugabo witwa Dawidi yari yibereye mu ishamba. Yaravutse ari ikinyendaro, Isaka amwihakana, nyina aramwihakana, bene se baramwihakana, bamuta mu ishamba, bamudutama byose imbitindaho. Bibiliya avuga ngo Samweli aramuhagurutsa akarira, amubaza ngo uzageza he? Kuririra Sawuli kandi nanze kaba umwami. Uzuza ihemba amavuta ugende kwa Yesayi w'i Betelehemu utondeka abahungu be ku murongo, harimo umwe nshaka guhindura umwami. Bibiliya avuga ngo bazanye Shami iramugaya, bazana Aminadabi iramugaya, bazana Eliyabi iramugaya, bazana barindwi irabagaya. Dawidi aje amwemera bagamwimika ngo Dawidi asubira mu ishamba. Bibiliya avuga ngo umunsi umwe Sawuli aramuhiga agiye kumwica, ngo Dawidi aje kureba Samweli nk'umuhanuzi, akamubwira ati Samweli ni gute wavugana nanjye ukambwira ngo Imana ingize umwami ukansukaho n'amavuta ukananyimika, hanyuma Sawuli akaba agiye kunyica. Ngo Samweli aramubwira ati nta handi hantu bino bintu nabikuye, ni Imana yabimbwiye. Ntiyabimbwiye ndi mu kibaya, ntiyabimbwiye ndi mu mugezi, ntiyabimbwiye ndi mu rugo iwanjye. Reka ntabwo nari nicaye ku madiva y'iwanjye, sinari nicaye mu ntebe z'iwanjye, sinari ndi mu gikoni ntetse. Yabimbwiye ndi ku musozi witwa Inayoterama. Ngwino tujye Inayoterama. Ngo bagerayo niko Bibiliya ivuga. Bageze ku musozi witwa Inayoterama. Ngo Sawuli yohereza ingabo zagombaga gufata Dawidi zikamwica. Ngo arazituma azibwira ati mugende mumfatire Dawidi mumuzana ari muzima mwishe. Ngo zigeze ku musozi ngo zisanga hari abandi bantu bari ku musozi witwa Inayoterama. Uyu musozi ni uw'ibisubizo. Bibiliya ivuga ngo bageze ngo basanga abahanuzi bari kuzura umwuka, buri wese ari kuvuga ati izo meni izo payini izo mando. Imana igavuze ngo ngo none babandi bavuga ati ariko wahagarara tukareba bari abantu bari kwikaraga. Abantu benshi bazi ko abarokore turi abasazi, nta bwenge nta gaciro. Ngo baravuga bateka tumanze duhagarare turebe. Ngo bahagaze Bibiliya igavuga ngo nabo umwuka w'Imana ubaza. Kumvise ibyo uyu musozi. Ngo nabo bagira gucya barizunguza babwira Dawidi bati Dawidi we umva ukuntu Imana itubwiye. Iratubwiye ngo Sawuli yaguhiga. Tuje kugufata ku bwa Sawuli, ariko yaguhiga ataguhiga nta kizatuma utaba umwami. Ngo baravuga bati nta n'ukuntu twava ku
umwami ngo dusubire kuri uyu ugiye guta agaciro ngo bayicarira aho ngaho. Bibiliya avuga ngo Sawuli arabimenya yohereza ingabo za kabiri zazibwira ati dore iza mbere zarananiwe mugende mumfate. Bibiliya avuga ngo n'ubundi baragenda ngo bageze ku musozi ngo nabo umwuka w'Imana baza ngo nabo barikaraga bati Pastor Moro ni kinini gikizaga umutwe n'umuriro. Imana iravuze Imana iravuze ngo Sawuli yabahiga atabahiga muzaba umwami uzaba umwami. Ngo nuko nabo bicaga ngo Sawuli arabimenya yohereza ingabo za gatatu ngo za gatatu nazo zirahagera. Ariko umugabo ni feke. Ubundi umubare gatatu bisobanura Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Gute Imana n'Umwana n'Umwuka Wera bayi kwica Dawidi ngo ingabo za gatatu nazo zirahagera ngo nazo zuzura umwuka. Zikavuga ziti Dawidi we umva ukuntu Imana ivuze uwavuze bwa mbere ntago yavangiwe n'uwa kabiri ntago yavangiwe natwe tuje turi aba gatatu. Imana iravuze ngo Sawuli yaguhiga ataguhiga uzaba umwami. Bibiliya avuga ngo Sawuli arabimenya ngo ubwo arihagurukira uyu musozi. Uzi se ngo hari ibyago byagufata uri kuri uyu musozi wahungira Inayoti Rama niho ngiye kujya ngo Sawuli arihagurukira arakenyera afata imyambaro afata ibintu bye byose iyi ntwaro yagombaga kurwanisha ngo nuko maze rero ngarangije aravuga ati reka nje ku musozi witwa Inayoti Rama bandangiye ngaragenda ngahinguka ku kagezi ngahingutse ku kagezi. Bibiliya iravuga ngo aha ngo ku kagezi agabaza ati nta mwana agira Dawidi na Samweli ngo nuko baramubwira bati bari ku gasozi kitwa Inayoti Rama. Ariko uyu musozi ni umusozi ujyaho wiyejeje iki n'iki ngo bamubwira amateka yaho ngo Sawuli avuga ati ntari. Bibiliya avuga ngo agitera umugongo abo bantu bamurangiye Inayoti Rama ngo umwuka w'Imana umuzaho atari yagera no kumusa. Haleluya. Ngo umwuka w'Imana umuzaho. Uriya rero wowe ushobora kuba utari wuzuye umwuka w'Imana. Uzi ukuntu bigenda ntabwo mbizi. Iyo ujya kuzura umwuka w'Imana utangiyaga wumva wishimye muri wowe ukumva umunezero uraje utazi niyo uturutse agahinda ukumva urakibagiwe kuba waburaye ntubyibuke kuba wambaye ubusa ntubyibuke kuba umugabo yakwanze ntubyibuke ukumva uranezerewe muri wowe none ukazaje urumva hari ibintu biri kugukura hasi biri kukujyana hejuru. Ubwo ibyo bintu nibikubaho uzahita wuzura umwuka nzakubwira. Haleluya. None ugatangiye ukumva ufite akanyamuneza muri wowe ukiseswa nta muntu ukubwiye ngo seka ukishima ukagenda urinyeganyeza gutya. Ubwo nyine biba byatangiye. Ubwo rero iyo byatangiye gutyo uhita uhagurukiramo ukuzura umwuka. Noneho hari ukuntu wuzura umwuka uhetse umwana bakamugukurayo kugira ngo utamutura hasi. Ntago wakuzura umwuka ufashe telefone gucya mu ntoki. Reka wazarusoza si wakwibuka warekuriye hasi. Bisaba kugira ngo bakwake agaciro. Uyu mugabo rero nawe yuzura umwuka intwaro yari kwica Dawidi yaramucitse igwa hasi kubera ari mu mwuka. Uburozi bugwa hasi. Inyatsi yagagiye kumuteza zigwa hasi. Icyangiro kigwa hasi. Ibyari kumurimbura byose bigwa hasi. Komeza yuzura umwuka ati zo mene zo payini ati hari ibintu ndi kubona ngagatangira akabona Dawidi ngo yambaye ingofero y'ubwami akavuga ati iki kigabo ko nari ngiye kucica nkaba ndi kubona kiri ibwami yifatisha inkoni y'ubwami. Ibi bintu nibi ngagatangira akajya mu mwuka ngakabona noneho Dawidi afashe inkoni nyina ayoboye umukumbi kavuga ati iki kintu ndakigira ntega ngagakomeza kuzura umwuka ngo kugeza igihe yageye ku musozi witwa Inayoti Rama ngawuzamuka ari mu mwuka. Ngageze ku musozi yiyambura imyenda ntabwo yayiyamburishije. Ubundi biravuga ngo icubahiro cyose yaramaze kukirambika akirambikiye nde Dawidi. Numva yikuramo inkweto bivuga ngo ubutumwa bwose yarasigaje gukora ku isi abuhaye Dawidi. Yikuramo impeta bivuga ngo amasezerano yose arayarambitse. Ariko mana we ngo yikuramo ingofero bivuga ngo nagakiza nako nkarambitse hasi ngo asigara yambaye ubusa. Niko Bibiliya ivuga ngo arambarara ku musozi ngo yiriza umunsi akesha nijoro ari guhanura. Aravuga ati Dawidi we naguteje nyatsi. Dawidi we umugore yarakwanze kubera njyewe umugabo yarakwanze kubera njye upfushije ubukwe kangahe kubera njyewe. Dawidi we ntukiryama kubera njye mituweli yarabuze kubera njyewe ujya kwaka viza ngo ujye hanze bikanga kubera njye. Dawidi we ngaramubwira ngo ariko Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo naguhiga njyewe Sawuli ntaguhiga uzaba umwami ndetse w'igihugu cyitwa Isirayeli. Aho niho ugomba guhungira. Inayoti Rama. Inayoti Rama mva ngo nimpagera wa muntu ugiye kumpiga azahanura
akubwira ati bahingaga gutya bafumbizaga gutya kandi niwe wakuroza ngo utazagira icyo ugeraho akubwira ati bambara gutya bajyanisha gutya bitega gutya bagenda gutya bavuga gutya inayoti irama uwo niwe musozi nkurangiye Mana iguha umugisha amen hari ababyumva burya bakagira ngo baratega bajye muri Isirayeli umusozi mbabwira ukuntu uvuga we nara ukuntu bakumva ati nayoti irama bagasacinga kuri za YouTube bakavuga bati reka turebe ariko uyu musozi witwa gusenga. Haleluya. Ni winjira mu gakiza neza na Sawura zahanura kabisa. Umurozi wakuroza kubwira ati genda ujye mu gashamba uhambure bino na bino kankubwira Concorde yego nigeze kujya gusenga ahantu ibi bintu mbikubwira iki oya bimbwire pe njyana yo n'ubundi mukobwa nkuko najyana wenda na Sanderine yego noneho tujya gusenga mu cumba bisanzwe abagabo babiri bagambiriye kudufata ku ngufu njyewe umwe arantwara n'uwo Sanderine ni urugero undagamutwara hanyuma tugerayo hari na kure cyane umuhanuzi wa mbere bari abagabo babiri bashinze icyumba ndi kubyumva pe uwa mbere yigira gutya avuga indimi zamva he na njyahe ati ndi kubona ati mwumva ukuntu Imana ivuze bwoko batamene ati yavuze ivuganye n'abakobwa babiri baturutse mu karere ka Musanze cyane umukobwa wundi ati yavuze ngo kubw'urugendo bakoze hari ikigeragezo bari bagiye guhura nacyo muri uyu mugoroba iki kigeragezo kikabatandukanya n'Imana ndetse ubwabo nabo bakiyanga bakava no mu by'Imana mbese bakabaho nabi ariko iravuze ngo kubw'urugendo mwakoze muze ico kigerageza igikuyeho bihanurwa n'umwe muri abo n'umwe ugambiriye kudusambanya ahita bihanura kandi urumva ntiyari yabigambiranye na wa wundi ngo turahanura gutya bivuga nyine iyo bundi uri ku musozi witwa gusenga witwa guca bugufi witwa kubana n'Imana neza nta cyagukanga ingabo zose Satani yakohereza zirahagera zigacika intege Imana ikazivugiramo hanyuma rero wa wundi aragenda noneho wowe wanabihanuye ikigusetsa niwe watubwiye bwa mbere yuko bari budusambanye batadutuminyijeho gusenga ariko yababwiye nyuma ubuhanuzi bwarangiye twarasenze nyine urumva tugira ibihe byiza bari batubwiye n'amasengesho yo kwirwamo tukanararamo hanyuma basezerera abantu nka 9:00 baravuga bati mugende nyine muragaruka twebwe twumva nyine ko baragaruka kubera batubwiye nayo kwirwamo nayo kuraramo dusigara aho ngaho nyine nk'abashitsi baje tuzi yuko nyine nijoro baraza tugasenga bigeze nka 12:30 wa wundi wabihanuye aravuga ati nta tugisenza abantu bose ndababujije ndikumva ntari mu mwuka wo gusenga urabona barokore nuko basengera ntibaguhe n'amazi yo kunywa ntibaguhe na fanta ntibaguhe n'iki mbivuyemo ibyo gusenga ubwo tuzasenga ejo yo twaye gukora nijoro turabyemera nta kindi kintu twaye turakora nka 2:00 ubwo undi yagiye yatweretse kadahari yari yatubwiye ati ngewe hari ahantu ndajya nijoro mwasigana na Yerisa ubwo hagiye wiyiseriye ariko Imana hari umuririmbyi wavuze ngo iratuzi izina amazina yacu iratuzi izina amazina yacu iratuzi izina amazina yacu iratuzi izina amazina yacu hanyuma rero umwe yavuze ati ndagiye mugasigana na Yerisa Eliya yagiye hanyuma rero Yerisa 12:30 atubwiye ko tutagasenga 2:00 arahaguruka aratubwira ati burya mwabize nta gahunda yo gusenga ihari twabonye nyine muri beza tubona twararana nyine ariko tubura uburyo tubibabwiramo tubashokesha amasengesho turavuga nyine nta kundi ntaki reka tubatumire tubabeshe ko gahunda ari gusenga hanyuma njewe ndararana na Korodina Eliya na wararana n'uyu nguyu neza arabitubwira Imana ishoboye byose tunarabyemera ariko nyine nta twabyemeraga tubyemeye twabyemeraga turi gutekereza ukuntu tugiye gucika hanyuma Imana iragendera mufata Concorde uzi uburyo Imana ifata umugabo ikamuzirika ikamubuza ubwenge ikamubuza ibitekerezo bizima
ukagenda ugafata ibyawe byose ukambuka ukarenga umuryango ahagaze hamwe ntanakubwire ngo hagarara nagagaruka ukagenda ukarinda urenga umuryango wiwe ukarinda urenga irembo ry'iwe ukagenda ukagera iyo ujya ahagaze yacanganye ahagaze aramugize nk'uko igiti gihagarara cyangwa ukabona bashize akabati muri saro cyangwa firigo ariko ikaba idashobora kuyikura hiri niko bahise baba cyane umugabo arahagarara turafata ibyacu Bibiliya n'indirimbo n'amarangamuntu n'ibiki byose turangije turasohoka turagenda bagaruye ubwenge twarenze twageze iyo tugera wa wundi nyine ngo yaraje yahageze nka saa 4 ubwo aje nyine yiteguye akazi agiye kwinjira kuvuga ati igikoma kigahiye ngiye kurya hanyuma rero ahageze ngasanga wa wundi ameze nk'ipoto mu muryango agihagaze gutyo akavuga ati Werisa undi ngashigukira hejuru ibuke byarabaye no kuri nuza Petero harya Petero igihe yarari mu nzu y'imbohe Herode yaramurindisha abasirikare 16 marayika yaje kumukuramo ingabo 16 zisinziriye yego hanyuma ngamubwiye ati we Yerisa byuka ati babantu barihe ati nahegutse bambwiye ngo bagiye kwihagarika ntago nzi iyo bari barashaka nyine bagatuvuga bagaduhamagara ndababwira ati nasomye ijambo ry'Imana muri Yesaya 7:7 riravuga ngo imigambi yabo ntago izahama nta n'ubwo izasohora kuko bicaye Uwiteka atari bubicaje twacitse nyine twagiye haleluya ariko nibo bari bihanuye ati zomene izo bantu ati nimwumve Imana ikuye ikigeragezo tora kuri uwo musozi kabisa umusozi wo gusenga nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa kuko Yesu ari byose nzacuruza gusenga za butike zirahomba nzacuruza gusenga kenkeyore zirahomba nzacuruza gusenga umugore mwiza arapfaga nzacuruza gusenga umugabo mwiza araguta nzacuruza gusenga yego imyenda myiza iracuyuka nzacuruza gusenga ukuri inkweto nziza ziraduta nzacuruza gusenga ukuri telefone zirasaza nzacuruza gusenga ukuri imihanda ifata imirima nzacuruza gusenga nzacuruza ikiwe nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa kuko Yesu ari byose nzacuruza gusenga yego inshuti nziza ziragenda nzacuruza gusenga y'ukuri iyo ukennye barakwanga nzacuruza gusenga oya nzacuruza ikiwe nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa kuko Yesu ari byose nzacuruza gusenga haleluya Kadiri turirimbanye ndaza kubwira kandi kantu duhuriyeho mu kuvuga nyuma Kadiri tugana ku musozi ariko ntabwo twasoza utatubwiye ijambo ry'Imana yego ni karibu Mana iduhana umugisha tugiye gusoma ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo ibintu byose birashoboka iyo ari Imana ibikoze yego ibintu byose birashoboze yego ko wanyu ashobora kubikora ntibishoboke nyoko wanyu ntibishoboke siko wanyu ntibishoboke nyokorome ntabishobore umugabo washatse ntabishobore ariko iyo Imana yo yaje birashoboka muvuge cyane ngo amen amen tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga muri Nehemiya ni ibice 6 turasoma umurongo wa 15 yego 15 dushobora gusoma na 16 bitewe nuko ibihe byiza biraba hanyuma ibintu byose birashoboka iyo ari Imana ibikoze nukuri imyenda myiza ikakubereye Imana yayiguhaye itayiguhaye ntago yakubera inshuti ziragukunda kubera yaziguhaye itaziguhaye ntibyavamo tugiye gusoma ijambo ry'Imana riravuga ngo inkike zuzura niko nawe havugara ijambo ry'Imana yatubwiye muri Nehemiya 6:15 umutwe w'amagambo yavuze ngo inkike zuzura nuko ku munsi wa 50 ku munsi wa 25 w'ukwezi kwitwa Eluli inkike ziruzura
twari tumaze iminsi 52 tuzubaka, maze abanzi bacu bose babyumvise, abanyamahanga bose badukikije bakuka imitima, bacya bugufi cyane, barigaya kuko babonye yuko Imana yacu ari ikoze uwo murimo. Twakiganeza amagambo y'Imana. Imana ishimwe. Sema yabyumvise ra? Nukuri pe. Inkike zuzura nuko ku munsi wa 25 w'ukwezi kwitwa Eluli, inkike ziruzura. Twari tumaze iminsi 52 tuzubaka, maze abanzi bacu bose babyumvise, abanyamahanga badukikije bakuka imitima, bacya bugufi cyane, barigaya kuko bari babonye yuko Imana yacu ariyo ikoze uwo murimo. Amen. Amen. Iki ni igihe umugabo witwa Nehemiya ngo yitegereje asanga inkike z'i Yerusalemu zararidutse, haravuga ati wazubaka neza zikagira ziteze zikuzura. Hanyuma rero ngajya kubaka, ariko haza abagabo bitwa umwe yitwaga Topiya, undi yitwaga Sanibarati. Tobiya, Sanibarati na Geshemu. Gusomaga ijambo ry'Imana. Ndasamada ni Tobiya, Sanibarati. Ibindi tubyirengagiza, n'ibyo Yesu yirengagije bamubwiye ngo umwana yagiro yapfuye ngo ntiyabyitaho. Ubwo nanjye ibyo ntambyitayeho, ariko ubutaha nzabyitaho. Bibiliya iravuga ngo umunsi wa mbere barubaka, inkike basanga zaridutse. Ubwa kabiri barubaka basanga inkike zaridutse. Bwa gatatu haza abafundi n'abayede barubaka, bigeze mu madirisha basanga byose biri hasi. Wowe nta byasenyutse? Byinshi. Oya, nta nkike zasenyutse. Nkeya si nyinshi. Ngo yubaka iminsi 10 birariduka, kuri 15 asanga byaridutse, kuri 20 birariduka, kuri 30 birariduka, kuri 40 birariduka, kuri 50 birariduka. Reka nangariza aba bantu bari kutureba, basa ni Barati ntago bacitse, na Batopiya ntago bacitse, ariko uko bari turakose umunsi Imana izagena bizuzura. Amen. Ibintu byose birashoboka iyo ari Imana yabikoze. Yego. Byabindi byanze suko ntago ariyo yari yabikoze. Ngo hari abantu njya numva bavuga ngo ubukwe bwanje ngo barabwishe, indasi wabwica Imana yabyemeye. Ntawe. Impamvu bupfa ntago Imana ibaga ariyo yabukoze. Hanyuma rero ngo inkike ku munsi wa 52 ngo inkike ziruzura. We yarabyutse asanga inkike zuzuye. Tubuko udafashijwe. Kiye gufashwa ahubwo ndajya no mu mwuka, kuko nanjye zanjye zigiye kuzura. Haleluya. Ibaze. Odatuma mfashwa cyane ndi imbere ya kamera. Oya ni Tobiya, so wafashirizwa udafashirijwe. Ibaze. Kuba umaze igihe kinini uhinga urumbye, ugatera kinigi bikarumba, ugatera piko bikarumba, ugatera amabondo bikaburumba, ugatera ruseke randu ruseke, ugatera amapfuruka, ugatera bikarumba byose. Umunsi umwe ukavuga uti n'ubundi ntagiye bitarumbye, kamfate bwa buto bitaga bwa nyiragasenda nza guhinga, wajyamo none ugasarura. Haleluya. Urumva ibyo bintu wabifata ute? Nukuzura umwuka. Ibaze kuba ubenzwe 7 nanga 8 cyangwa 10, ku munsi wa 11 ukabona umusore none haraje birahamye, kumufata nk'amata y'abashyitsi. wazajya nagamwoza ibirenge upfukamye. Nukuri pe. Bibiliya yavuze ngo ku munsi wa 52 hari igihe umuntu asenga byagera amasengesho mbese akayabura, akavuga ati ubu nyine bino ndiyakiriye niko byabaye. Ariko ngo none habyutse ngasanga inkike ziruzuye, babandi bazisenyaga babuze imbaraga. Tugiye gusenga Imana twuzuye inkike zasenyutse. Inkike zasenyutse izuzuze. Waracuruje urahomba, warahinze urahombya, waroroye urahomba, warabyaye abana barapfa, abandi baragwingira, abandi babura ubwenge, washoye amafaranga menshi mu makampani biranga, ufite amadeni menshi. Inkike zarasenyutse. Warubatse biranga. Tugiye gusenga inkike zuzure. Ufite uburwayi bugukomereye, tugiye gusenga inkike zuzure.
ufite inzara mu rugo rwawe tugiye gusenga inkike zuzure abantu barakwanze tugiye gusenga inkike zuzure nta shuti ugira nta terambere ugira ugera ku iterambere ejo ugasanga ntabyo tugiye gusenga inkike zaridutse zongere zuzure uhereye none mu izina ryande bya Yesu nawe nkwifurije kugira ngo inkike zasenyutse uyu munsi utahe ugere iwawe usange zuzuye ukuri nibizo kubwirwa neza zarasenyutse ugere iwawe mugora kwiteshere akubwata I love you mukunzi niba utari woga amazi ashushe n'umunsi n'umwe kuva wazana umugore ugereyo usange bayashuhije so uko udafashe ubu yahe n'icyubahiro urakana kare nuko asanzwe abinkorera urakana kare bikubiye mu bindi nyine ubwo urumva nimba wenda utaryaga nk'inyama yego ugere mu rugo usange noneho birakunda ako kantu ndanazikumbuye kuri mani byumve pe tugiye gusenga ku rwego usanga inkike zuzuye amen urwaye kanseri mu bitaro byose bayikubonyemo inkike nizuzura urajya kwa muganga usange nta kanseri ufite tugiye gusenga mana turagushima turaguhimbaje turushimiye kuri Imana ikora ibyo twebwe tutashobora intego y'ijambo iratubwiye ngo nta bidashoboka iyo ari wowe wabikoze cyangwa ngo ibintu byose birashoboka iyo ari wowe wabikoze twari tuvuze ngo abantu bose inkike zasenyutse bagerageje kubaka zigasenyuka wongere uzuzuze birashoboka ko bamaze imyaka cyangwa amezi cyangwa iminsi bubaka bigasenyuka ariko uyu munsi ubyuzuze izi wanjye uzuzuze izo kwa Concorde uzuzuze izo abantu bose batuye iyi si bafite uzuzuze bikangure basanga zuzuye urakoze Mana kiza abarwaye ruhura barushe abambaye ubusubambike ababuze ibyo kurya ubibahe rengera bari mu nzu y'imbohe ubabohore abantu bose batari bakumenya nk'umwami n'umukiza ubaye kukumenya ingo zisenyutse mu iki gihe uzubake mu izina rya Yesu twari dusenze turi kukubwira ngo ibitagira ishusho byose ubihe ishusho uhereye none kandi Uwiteka bakeneye gushaka ubahe gushaka bakeneye gukundwa ubahe gukundwa inshuti nziza z'umugisha zitaba ubwoko bwawe urakoze Mana bakiri mu byaha bakuremo utugire neza ababuze urubyaro ubahe urubyara batwite ubahe kubyara neza abacuruzi ubahe kunguka abahinzi ubahe kunguka aborozi ubahe kunguka mu izina rya Yesu twebwe twese utugire neza muri byose utwiyereke utwitamururire utuganze inkike zacu twikangure zuzuye urakoze kuri Imana yumva gusenga nizuzura turacuruza nizuzura turarya nizuzura turashaka nizuzura turambara neza inkike nizuzura turababazima inkike nizuzura gushingura biravaho inkike nizuzura kurwaza no kurwara birarangira inkike nizuzura gereza tugazisohokamo inkike nizuzura imirima yarumbye zirunguka inkike nizuzura ibintu byose byanze biremera twari tuvuze ngo twuzurize inkike zaridutse kubera kuri data wa twese mwiza ngaho komeza utuganze ukomeza uduhaze uburame mwuka wera tumanukire utwuzuza amavuta yawe menshi kandi utugire neza muri byose mu izina rya Yesu amen bakunzi ba Concorde TV show inkike zanyu zo batobiyo nabasani barati basenye zuzure kode ndafashishwe amen Imana iguhe umugisha yego ubwire ka kantu duhuriyeho mu kuvuga cecekera nako urukumva nta nyuguti urukumva tutazi nta nyuguti urukumva tutazi kuvuga njye nawe yitwa vuga ngo amarira yitwa ra yarananiye rwose Imana ikuraga kure fataga n'abari biragika bahindura bazima ikabaha ijambo urumva gukiza kanseri byayinanira nimba yafashe ibiragi nka konkorone nako kajya gute gusa kangoye ariko naho bitangirira urumva iyo yica dutatu wari kubera kimwe kirari tekereza no samuga niyo ra inanira ugasanga noneho na za nayiranze ugasanga na sa iranze ntibyari byari guhwanira ariko dushimiye data wa twese mwiza uzi intege nkeya zacu uwari utukuyakuya kugira ngo aturinde satani n'inkike zuzuze mu izina rya Yesu amen Mana ishimwe turasoje ariko ntabwo twasoza udatanze nimero za telefone kugira ngo waba wifuza ko mwasengana musengane waba wifuza kugira icyo yakubaza ni nacyo cyiza cya social media abaho kugira ngo abantu bose batagerera rimwe nyine imbuga nkoranyambaga zibahurize hamwe rero watanga nimero yawe
wakwifuza ko mwasengana akaba yaguhamagara. 0788 661 61 51 51 830 830 786 51 830 niyige na byose. Claudine. Amen.